Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, nanone mbahaye ikaze muri ino gahunda ya byanditswe ngo ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Nyemerera mbere yuko dukomeza tubanza dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye neza yawe n'uburinzi bwawe byabanye natwe. Ni ukuri waturinze, turacyahumeka, turabarirwa mu bazima, ntacyo twatanze ahubwo n'imbabazi n'urukundo rwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye gusoma ibyanditswe byawe byera, ubane n'imitima yacu, uduhe gukuramo ibyiza maze ibibi tubireke. Ukomeze kutubera byose ndetse no kudukomeza mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, nk'uko buri munsi nkugezaho ibyanditswe byera biri muri Bibiliya. Ni uburyo bwiza bwo kugira ngo imico yacu, ibibi abantu bagiye babikora bitubere amabuye yo gutarukiraho cyangwa bitubere umupaka w'aho tugomba kugarukira. Rero niyo mpamvu muhaye ikaze kugira ngo turusheho kugendana. Uyu munsi rero tugeze mu itangiriro igice cya 34, aho tugiye guhera ku murongo wa mbere, ndetse iki gice cya 34 kikaba gifite imirongo 31. Rero reka dusome hanyuma tugire n'ibyo turi bwigiremo. Itangiriro igice cya 31, twagiye tubona uburyo Yakobo yahunze, ndetse no mu itangiriro cya 32 ku munsi wabanjirije uw'ejo twabonye uburyo yakiranye na marayika, ndetse akanga guhisha izina rye, akavuga ati ndi umuriganya, Imana ikamuhindura izina akitwa Isiraheli. Ndetse tuza no kubona ahura na mwene se Esawu mu gice cya 32 ndetse na 33, tubona ahura na mwene se Esawu arangije Imana kubera ko yaramajije gukemura ikibazo hagati yabo bari bafite, bariyunga. Ndetse twabonye mu itangiriro cya 33 ngo barahoberanye, ngo imisaya iregamirana. Bitewe n'iki? Nuko Imana yari yabahaye kunyurwa mu mitima yabo. Hanyuma tuza no kubona yubaka igicaniro acyita El Elohe Isiraheli, bisobanurwa ngo Imana ya Isiraheli. Rero muvandimwe, ahangaha nanone tugiye kureba Shekemu akinda Dina umukobwa wa Yakobo. Ese gukinda ni iki? Gukinda ni ugufata ku ngufu, ugafata umukobwa w'abandi, ukamufata mu buryo bunyuranyije n'uburyo imiryango yabyemeje ndetse n'amategeko uko abivuga. Rero ahangaha reka dusome turashaho kubyumva. Dina umukobwa wa Leya, uwo yabyaranye na Yakobo, arasohoka ajya kugendera abakobwa bo muri icyo gihugu. Mu kihe gihugu? Mu gihugu cy'i Shekemu. Shekemu mwene Hamori umuhivi, umutware mukuru w'icyo gihugu, aramubona, aramwenda, aryamana nawe, aramukinda. Amarira umutima we kuri Dina umukobwa wa Yakobo, aramukunda, amubwira neza. Shekemu abwira se Hamori ati nsabira uyu mukobwa. Yakobo yumva yuko Shekemu yononnye Dina umukobwa we, abahungu be bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho baziye. Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo. Bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha, barababara kandi bararakara cyane, kuko yakoreye ikizira mu Bisiraheli, ari cyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa. Hamori ajya inama nabo ati umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wanyu, ndabinginze mumunkingire, kandi mushyingirane natwe, mudushyingire abakobwa banyu, namwe murongore abakobwa bacu, kandi muzaturana natwe, igihugu kizaba imbere yanyu, ngo mujye aho mushaka, mugituremo, mugitundemo, mukironkemo ibintu. Shekemu abwira se wa Dina na basaza be ati mbagiriyeho umugisha, icyo mwansha cyose nzakibaha. Inkwano n'impano muzanyaka
uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse, ariko munkingire uwo mukobwa. Basaza ba Dina cisha Shekemu nabe uburiganya. Bene Yakobo basubizanya uburiganya Shekemu na Hamori se, kuko yononnye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati, ntitwabasha gushyingira mushiki wacu umuntu utakebwe, kuko ibyo byadutera isoni. Icyatuma twemera icyo ni kimwe gusa, ko muba nkatwe, ngo umugabo wese wo muri mwe akebwe, niho tuzabashyingira abakobwa bacu, tukarongora abakobwa banyu, tugaturana nabo, tukaba ubwoko bumwe. Ariko nimutatwumvira ngo mukebwe, tuzajyana umukobwa wacu twigendere. Amagambo yabo anezeza Hamori na Shekemu mwene Hamori. Uwo muhungu ntiyatindiganya kubikora, kuko yanezerwaga umukobwa wa Yakobo, kandi Shekemu yari afite icyubahiro kiruta icy'ab'inzu ya se bose. Hamori na Shekemu umuhungu we bajya mu marembo y'umudugudu wabo, bajya inama n'abagabo mu mudugudu bati, abo bantu ntibashaka kurwana natwe, nuko bature mu gihugu bagitundemo, kuko igihugu ari kigari bakagikwirwamo. Turongore abakobwa babo tubashyingire abacu. Ariko icyatuma batwumvira bakemera guturana natwe tukaba ubwoko bumwe ni iki gusa, ni uko umugabo wese wo muri twe akebwa nk'uko bo bakebwa. Mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu? Tubemerere gusa, nabo bazaturana natwe. Hamori na Shekemu umuhungu we bumvirwa n'abavuga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Umugabo wese arakebwa, uwavaga mu irembo ry'umudugudu wabo wese. Maze ku munsi wa gatatu barushijeho kubabara, bene Yakobo babiri, Simiyoni na Lewi, basaza ba Dina, benda inkota zabo batera umudugudu gitunguro, bica abagabo bo muri bo bose, bicisha Hamori na Shekemu umuhungu we inkota, bakura Dina mu nzu ya Shekemu barayenda. Bene Yakobo bacuza intumbi, basahura mu mudugudu, babahora konona mushiki wabo, banyaga imikumbi yabo n'amashyo yabo n'indogobe zabo n'ibintu byari mu mudugudu n'ibyo mu gasozi. Banyaga ubutunzi bwabo bwose, bafata mpiri abana babo bose n'abagore babo n'ibyari mu nzu yabo byose. Maze Yakobo abwira Simoni na Lewi ati, mumpagaritse umutima, kuko mutumye nangwa urunuka na bene igihugu, Abanyakanani n'Abaferezi, kandi umubare wacu ari muke. Bazaterana bose bantere, nanjye nzarimbuka n'inzu yanjye. Baramubaza bati, bikwiriye ko agirira mushiki wacu atyo, nk'aho yari maraya? Buvandimwe, maze gusoma iki gice, ariko tumaze kumvamo inkuru ya Dina ndetse n'abasaza be, ndetse na Shekemu na Hamori ari we se wa Shekemu. Ariko ahangaha muri makeya turi kugenda tubona urubyaro rwa Yakobo. Ariko uru rubyaro rwa Yakobo tubona ko yari afite n'umukobwa witwaga Dina. Yari afite n'abandi benshi, ariko kera hakundaga kubarwa abagore bagize ikintu bakora cyangwa bagize ikintu bakorerwa mu buryo butangaje. Ariko turabona ubundi kera hakundaga kubarwa abagabo bonyine. Rero ahangaha twakigiramo iki? Mu by'ukuri Yakobo ndetse n'abahungu be 11 baturuka
mu gihugu bari baragiyemo cy'Abanyaharani bakagaruka i Kanani, baje baruhukira ahantu bita i Shekemu. Aha ngaha i Shekemu rero hitiriwe umuhungu wa Hamori bitewe n'uko kera umuntu iyo yabyaraga umwana, bitewe n'uko abantu batari barakwira mu isi cyane, uwo mwana ahantu yafataga akahagira he akahagura, bahitaga bahamwitirira. Aha ngaha rero Shekemu nk'uko twabonye mu itangiriro ya 33, uyu Yakobo amaze kugerayo yahubatse igicaniro. Amaze kubaka igicaniro aha ngaha i Shekemu nk'uko yari yahaguze na Hamori, icyo gicaniro nk'uko twabonye yacyise El Elohe Isiraheli, bisobanurwa ngo Imana ya Isiraheli. Hanyuma turabona uyu muhungu Shekemu, igihe Dina yari agiye gusura abandi bakobwa bo muri icyo gihugu, yaramubonye yumva aramukunze, ndetse twabonye ngo yumvishe umutima we umwimariyemo. Noneho aravuga ati kugira ngo ibintu bigende neza, aramufata aramukinda, cyangwa aramufata aramurongora, ariko atabyumvikanyeho n'imiryango. Rero haza kubaho uburyo bwo guhuza kw'imiryango, ariko mu guhuza kw'imiryango harimo abana babiri batigeze babyishimira, aribo twabonye bitwaga Simiyoni ndetse na Lewi. Aba bana ntabwo bigeze bishimira igikorwa cyakozwe n'imiryango, ariko Yakobo mu kuri kwe ndetse mu guhamya k'umutima we yari yishimiye ko iyo miryango igiye guhuza kandi bakajya inama ndetse bakaba ubwoko bumwe. Ariko aha ngaha icyari cyababaje Simiyoni ndetse na Lewi ni uko bari bafashe Dina ngo bakamugira nka maraya, ndetse mwumvishe ikibazo babaje Yakobo, baramubaza bati bikwiriye ko agirira mushiki wacu atyo nk'aho yari maraya? Rero muri makeya icyo wakwigiramo ni iki? Icya mbere, niba wagiranye n'umuntu isezerano ugomba kuryubahiriza. Urumva ko hamenetse amaraso, ariko mu kumeneka amaraso ni uko bari abantu bakoze ibintu by'uburyarya, bakababwira ati abagabo bose bakebwe, ngo bigeze ku munsi wa gatatu gukebwa byari ugusiramurwa. Tekereza n'abantu bari bamaze iminsi 3 basiramuwe, maze aba bahungu Lewi ndetse na Simiyoni bafata umwanzuro wo kujya kubica. Bavandimwe, kwica ni icyaha, nicyo kintu cya mbere twabonamo, ndetse n'uburiganya nabwo ni icyaha. Niba wumvikanye n'umuntu ukaba uhamanya n'umutima wawe, muvandimwe, bimwemerere. Hari isomo riri muri Zaburi y'110, ni Zaburi ya 15 muri Hangana, Zaburi ya 15, hari amagambo ngo ninde uzatura ku musozi Siyoni, n'uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Reka rero imfurize kugubwa neza, kandi Imana ikomeze kukubera byose. Niba hari ikindi kintu ushobora kuba wungukiyemo cyangwa wigiyemo, na wakandika muri comment kugira ngo ukomeze kukidusangiza, kugira ngo twese turusheho kunguka. Reka dusoreze aha ngaha, nyemerera dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, dukunda turagushimye, tugushimiye neza n'uburinzi bwawe byabanye natwe. Tugushimiye ko wongeye kudutiza ijwi tukaba twavugaga bikumvikana. Reka ukomeze kutubera byose muri uno munsi, kandi kuri iyi tariki ukomeze kutwungura ubwenge buturutse iwawe, ukomeze kutuyoboresha ineza yawe. Abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, abadafite kivurira, abo bose ndabakweretse kugira ukomeze kubabera byose ndetse no kubayobora, kandi ikiruta baho umugisha wawe. Nibyo ngusabye kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.